Muraho neza abantu banjye, uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora kwandikirana message n'umuntu mugenzi wawe zikisiba automatically. Niyo mpamvu rero abantu benshi bajya bibaza bino bintu bikora gute, ese ushobora gufata telefone cyangwa se WhatsApp ukayisetinga gute, ese wafata message ukazisiba gute. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Ab'amashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugezaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Bino bintu akenshi umuntu ajya byibaza ariko ntamenye uko yabigenza. Nje kano kanya kugira ngo mbikwereke uburyo wabigenza kugira ngo message zawe bakohereje zidafite umumaro, cyangwa se hari ibintu bakohereje bifite uburemere bunini cyane buri hejuru, bikabasha kuba byatuma message zakwisiba. Nta kindi rero, uzaba ufite WhatsApp muri telefone yawe, ntabigoye. Uzaza ukande muri WhatsApp, nurangiza gukanda muri WhatsApp uzaza hano ku tudomo dutatu hano hejuru. Nurangiza kuhakanda, uzaza ukande hano kuri setting. Nurangiza gukanda kuri setting, uzaza kuri privacy. Nurangiza kuza gukanda kuri privacy, uzazamuka gatoya, nurangiza uze hano kuri disappearing message. Aha rero iyo wemejemo disappearing message, ni cya gihe umuntu yakwandikiye message hashyira nk'iminsi runaka wemejemo, cyangwa se icyumweru, cyangwa se ukwezi, cyangwa se amasaha 24 n'umunsi umwe, message ugasanga nyine yikuyeho. Icyo gihe telefone yawe rwose ibifite umwanya wo kuba yakora neza. Ubundi nuza hano kuri default message timer, ni hahandi usanga umuntu yakohereje message nyinshi cyane, cyangwa se muri groupe ugasanga ufite ibimessage byinshi cyane kandi telefone yawe ifite umwanya mutoya. Niyo mpamvu rero uzaza ugahitamo hano kantu ndi kukwereka. Aka kazagufasha cyane kubera ko kazatuma nimba message bakohereje uyu munsi waremejemo umunsi umwe, amasaha 24 azarangira gahite kazisiba. Okay, icyo gihe uzaza ukande hano, kuri default message timer. Hano iyo amasaha 24 ageze message zirisiba. Hano ni ku minsi 7, ni igihe wahisemo iminsi 7 message zirisiba. Hano iminsi 90 n'amezi 3 iyo wahisemo, hano nanone message zibikamo zigagumamo, zamara kugumamo igihe cyagera cy'iminsi 90 zikisiba. Kugira ngo rero izo message zitazajya zisiba cyangwa se ngo zitakaze, ushobora kuza ukemeza hano hasi kugira ngo ibintu bigende neza. Iyo rero wemeje hano ukazifunga,
bitangira kwibara kugeza igihe na message bakohereje ako kanya iyo wabisetinzemo cyangwa se ukabishyiramo ako kanya bihita bitangira kubara message bakohereje ukajya kubona igihe kirageze. Nimba tuvuge wenda bakohereje message nka saa 4 saa 11, icyo gihe ku munsi ukurikira saa 11 cyangwa saa 4 uzasanga message zagiye. Murakoze rero kubana natwe kuri iyi channel yacu mukandi subscribe ndetse n'izogera kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Kandi utibagiwe no gukanda like nimba wakunze ino video. Ukomeze kugira ibihe byiza. Ntibikiri ibanga abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Abamashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza, hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti.